Shalom ku isengesho ribohora official. Karibu mu bihe byiza byo gusenga. Ubaye utarakora subscribe uracikanwa n'umugisha w'Imana. Kanda subscribe kandi icyo bigufasha nuko igihe wakanze subscribe igihe ushatse iri sengesho udashobora kuribura kuko channel ihita isigara muri telefone yawe. Igihe cyose ushatse kujya kuri channel ugahita ubona isengesho, kandi by'umwihariko iyo wakoze na notification ni ukuvuga ngo igihe dushyizeho isengesho uhita ubibona. Karibu rero mu mwanya mwiza wo gusenga, ukore subscribe. Imana amahoro iguhe. Turi ku munsi wa kabiri wo kurwanya ababisha bacu bicaye mu migisha yacu. Twabonye yuko umugisha w'umuntu ushobora kuba uri mu wundi muntu. Kubera iki? Kano kanya nta kintu ufite gishya, cyangwa se nta kintu kiriho gishya kidafite ukirimo. Buri kintu cyose, buri urugero rwa hafi, nk'umuntu ukeneye ikibanza ntibivuze ko icyo kibanza ukeneye kidafite umuntu ukirimo, hari umuntu ukirimo. Uko urugero rwa hafi rero, buri kibanza cyose hano muri iki gihe cya none nta butaka wabona budafite nyirabwo. Niko rero ugomba kumenya ko n'indi migisha yose ukeneye n'ibyo wifuza byose bifite hari ababirimo. Imana yabwiraga Abisirayeli ikababwira igihugu cy'amata n'ubuki, ariko hari abari bakirimo. Ndagira ngo nkubwire ngo nutinya intambara ugatinya urugamba, ntabwo uzabasha gufata gakondo yawe, ntabwo uzabasha gufata umugisha wawe. Ugomba gusobanukirwa ko umugisha wifuza hari abawurimo. Hari abawurimo, hari abantu batagaragara, hari abantu utazi, hari abantu badafite inyama n'amaraso mu isi y'umwuka bicaye umugisha wawe. Bigusaba rero kugira ngo winjire mu ntambara z'isengesho ryo mu isi y'umwuka ribigizayo, kugira ngo ubashe kuzungura gakondo yawe, kuzungura gakondo yawe, kuzungura umugisha wawe. Biragusaba kuwuharanira. Tuje rero gusenga tubohoza umugisha n'ubundi ku munsi wa kabiri, dukomeza gusohora abantu bose bicaye mu mahirwe yawe n'umugisha wawe. Reka dusome iri jambo ry'Imana hanyuma tubone gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo tubona mu Mubwiriza igice cya 9 n'umurongo waho wa 11 handitse ngo, nongeye kubona munsi y'ijuru mbona yuko aho basiganwa abanyembaraga atari bo basiga abandi, kandi mu ntambara intwari atari zo zitsinda. Ndetse abanyabwenge si bo babona ibyo kurya, n'abajijutse si bo bagira ubutunzi, n'abahanga si bo bafite igikundiro, ahubwo ibihe nibigwirira umuntu biba kuri bose. Hano urumva ijambo ry'Imana rivuze yuko ibihe n'ibintu bigwirira kuri buri wese, ngo ahubwo ibihe nibigwirira umuntu biba kuri bose. Ni ukuvuga ngo rero abanyembaraga ntabwo ari bo basiga abandi mu masiganwa, kandi nanone ijambo riravuze ngo abanyabwenge si bo babona ibyo kurya. Rirongera rikavuga ngo kandi ngo mu rugamba cyangwa mu ntambara intwari si zo zitsinda, ahubwo ngo ibihe nibigwirira ku bantu bose. Ushobora kwibaza ngo ni ukubera iki njyewe ibihe byiza bitangwirira, kuko njyewe ibihe byiza bitangiraho? Wajyaga wibwira yuko imigisha hari abayigenewe, ariko ijambo riravuze ngo ibihe n'ibintu bigwirira abantu bose. Hari imbaraga zikubuza kwinjira mu mahirwe yawe, hari imbaraga zituma ibyo bihe byiza utabishyikaho, hari imbaraga zituma ibihe byiza bitagusohoraho, hari imbaraga zigenda zitarutsa ibintu runaka kugira ngo bya bintu wifuzaga ntibikugerereho ku gihe. Fata umwanya twinjire mu mwanya mwiza wo gusenga. Izo mbaraga zigomba kuguhunga mu izina rya Yesu Kristo. Iyo myuka igomba kuguhunga mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zitifuza ko ibihe bigwirira abantu bose, wowe bitakugwirira, ukisanga ni nkaho uri inyuma y'abandi bantu. Ugomba kwanga, kuko ntabwo wowe uri umuntu waje uri umuherekezo w'abandi. Ibihe n'ibintu bigwirira abantu bose. Nawe wagirirwa neza n'Imana, nawe watangira business nk'abandi, nawe wabona igishoro gifatika ugakora, nawe wabona akazi,
nawe wakwiga ugasoza, nawe wakorera Imana, nawe wazamuka mu cyiciro cy'urwego rw'ubuzima n'imibereho ukava ku ntambwe ugatera indi. Niyo mpamvu rero tugiye gusenga dukorera isengesho, dusengera muri iki cyanditswe kivuze ngo mu ntambara intwari ngo intwari intwari sizo zitsinda mu ntambara, ndetse n'abanyabwenge si bo babona ibyo kurya, n'abajijutse si bo bagira ubutunzi, n'abahanga si bo bafite igikundiro, ahubwo ibihe ni ibigwirira umuntu biba kuri bose. Bishatse kuvuga ngo wabura umuhanga utari umuhanga wabona neza Imana, waba warize utarize, waba umutunzi waba umukire, waba uri umunyantege nke waba uri umunyembaraga, wabona kugirirwa neza n'Imana. Uri umukandida w'ibyiza, uri umukandida wo kugera ku by'Imana yateguriye abayikunda bari hano mu isi, kuko ijambo rivuze ko ibihe n'ibintu bigwirira umuntu wese, biba kuri bose. Icyo kwibaza rero ni uko ugomba kwibaza ngo kuki njyewe ibihe bitangwirira, ngo ibihe byiza bingwirire, ibihe by'amahirwe, ibihe by'umugisha. Reka rero dufate umwanya wo gusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, ijambo ryawe rivuze yuko ibihe n'iminsi bigwirira abantu bose katika jina la Yesu Nazareti umwana w'Imana nzima. Niyo mpamvu twinjiye mu mwuka aka kanya, turamenagura imbaraga zose zitambika ibihe byiza byo guhabwa umugisha kwacu katika jina la Yesu Nazareti. Umurozi wese witambika ibihe byiza byo kuzamurwa n'Imana, ibihe byiza byo guhindurirwa amateka kwa jina la Yesu. Ewe wa mbaraga w'ikuzimu, ewe wa mwuka udafite inyama n'umubiri n'amaraso, ewe wa mwuka we warenze imbibi urenga imipaka, kwa jina la Yesu Nazareti uruza gutangira ibihe bigomba kongeraho by'umugisha, uza gutangira ibihe bigomba kongeraho by'ibyishimo, uruza gutangira no kwitambika amasezerano yanjye. Vimwa katika jina la Yesu, vimwa kwa jina la Yesu, vimwa kwa jina la Yesu, vimwa kwa jina la Yesu. Handitswe yuko nta ntwaro bacu kuturwanya izagira ikidutwara katika jina la Yesu. Intwaro umuzimu, intwaro igenye, intwaro umudayimoni, intwaro umwuka mubi, intwaro imyuka ibungagira izerera afite ubuturo, turayisenya kwa jina la Yesu. Turaca imigozi yose, turaca imigozi yose mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Buri mugozi wose uwo mwanzi yashatse kubohesha ubugingo bwanjye, uwo mwanzi yashatse kubohesha imibereho yanjye, uwo mwanzi yashatse kubohesha amasezerano yanjye, ndawuca kwa jina la Yesu Nazareti, ndawuca katika jina la Yesu Nazareti. Imbaraga zose zitambika amahirwe y'ubugingo bwawe, imbaraga zitambika amahirwe y'akazi kawe, imbaraga zitambika amahirwe yo kwinjira mu masezerano yawe, imbaraga zitambika amahirwe y'ibyo Imana yakuvuzeho, sakongoka mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Kuko handitswe yuko ibihe n'ibintu bigwirira abantu biba kuri bose. Imbaraga zashatse kugira ngo njyewe mu izina rya Yesu Kristo zive kuzimu, kugira ngo njyewe mu izina rya Yesu mbe mu kato katika Yesu bagomba guhabwa umugisha. Ndavumiza imbaraga, ndavumiza imbaraga y'uwo mwuka washatse kugira ngo unkire mu kato yaba tahezagirwa kwa jina la Yesu. Wewe daimoni va ku buzima bwanjye, wa muzimu we va ku buzima bwanjye, yewe wa musaza we va ku buzima bwanjye. Baye uri umuntu w'imyaka 400, baye uri umuntu w'imyaka 300, 200, 100, uhagaze mu buzima bwanjye, witambika amasezerano yanjye, witambika ibyiza Data mu ijuru yanteguriye. Vaho mu izina rya Yesu, vaho mu izina rya Yesu Kristo, vaho mu izina rya Yesu Kristo. Muri muntu wese witambika ibyiza ijuru ryanteguriye katika jina la Yesu, ya akorera mu kirere cyanjye ndamuvima. Ye wa mwuka we va ku kirere cyanjye mu izina rya Yesu Kristo. Zerete witambika amasezerano yanjye, va imbere y'amasezerano yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Zerete komeza usenge utwe ko mwuka witambitse imbere y'amasezerano yawe, menagura izo mbaraga zitambitswe imbere y'ubuzima bwawe, izitangira zikabuza ibyiza kukugeraho. Umuriro wawe atura ku umuriro w'Imana uzitwika, umuriro w'Imana uzitwika katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ye wa mwuka we katika jina la Yesu, kongoka witambitse amasezerano yanjye, kongoka witambitse amasezerano y'umugabo, kongoka witambitse amasezerano y'umusore, y'umukecuru, y'umuntu tubana kuri sengo bohoke. Fire kwa jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Fire
kwa jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Ndatura ngo buri imbaraga yose yitambitse abantu baboneka hano ku isengesho ribohoro official kwa jina la Yesu, imbaraga zivuye mu izina rya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, imbaraga zivuye mu izina rya Yesu Kristo. Umurozi wese wo mu buryo bw'umwuka katika jina la Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu kwa jina la Yesu Kristo. Udashaka kurekura mugisha wanjye, udashaka kurekura inyenyeri yanjye, udashaka kurekura ibyanjye katika jina la Yesu, kubitwa n'inkuba y'Uwiteka. Amaraso Yesu Kristo nagutwike kwa jina la Yesu. Komeza usenge wibuke yuko Farawo atashakaga kurekura ubwoko bw'Imana kugira ngo Farawo arekura Abisiraheli. Byamusabye gukubitwa inkoni nyinshi, byamusabye kugira ngo Imana imukubitishe ibyago n'amakuba byinshi. Nawe uwo mwuka udashaka kurekura birasaba kugira ngo kwite kabisa ukubitisha amaraso Yesu Kristo, kubitisha amaraso Yesu Kristo ubwo burwayi bukuriho, kubitisha amaraso Yesu Kristo umurozi katika jina la Yesu Kristo, kubitisha amaraso Yesu Kristo ryo jini wa muzimu, kubitisha amaraso ya Yesu Kristo izo mbaraga zose unawe ibonaho ziboshye imibereho yawe katika jina la Yesu. Ndagukubitisha amaraso Yesu Kristo kwa mwuka wowe witambitse ku masezerano yanjye, witambitse ibisubizo by'amasengesho kwa jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu, kwa jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Buri mwuka wose witambika ibyo Imana yamvuzeho, buri mudayimoni witambika ibyo Imana yamvuzeho, buri murozi wese cyangwa se buri muntu wese udafite inyama n'amaraso usohoka hanze y'amaraso y'usohoka hanze y'umubiri we akinjirira ubuzima bwanjye, akinjirira ubuzima bwawe kwa jina la Yesu. Ndatura ngo umuntu agwe mu izina rya Yesu Kristo, agwe so petese kiriya holi ya pata sakra babario bodeze kiriya rapata sakra babario bodeze kiriya kwa jina la Yesu. Mtu yeyote, umuntu wari we wese katika jina la Yesu urwanya amasezerano yawe, urwanya akazi kawe, urwanya iterambere ryawe, urwanya mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima business yawe, urwanya muhamagaro wawe, urwanya impano zikurimo ushaka kukuzimya kwa jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Kuri uyu munsi wa kabiri Yesu wavuze ko bene umudayimoni akurwa no kuriza ubusa no gusenga katika jina la Yesu. Turi mu mavuta yo kuriza ubusa no gusenga, ndegeranya imizimu, ndegeranya amajini, ndegeranya imyuka y'ibidafite inyama n'amaraso katika jina la Yesu. Iyegeranya icyarimwe ikaza kundwanya, nanjye ndi mu mwuka ndo mwami w'abami ndasaba kugira ngo tuma marayika wawe yegeranye kwa jina la Yesu. Handitse yuko mwami uzatuma marayika bawe bagatoranya intore zawe mu birere bino byo mwisi katika jina la Yesu, bakabahe gukusanyiriza hamwe bakazimizina rya Yesu. Tuma marayika wegeranya, marayika we kano kanya yegeranya abanzi banjye bose, afatire rimwe ababisabanye bose wa jina la Yesu, kuko handitse yuko uzahereza igitinyiro cyawe kikanga imbere ukicikirukana abantu bose nzageramo bose, kandi witeka ugatuma ababisha banjye bami bitugu katika jina la Yesu. Reka umurozi w'umugore, umurozi w'umukobwa, umurozi w'umukecuru, umurozi wari we wese mwisi y'umwuka kwa jina la Yesu wambaye inyama n'amaraso ari kujya usohoka hanze y'umubiri we, akava hanze y'umubiri we kwa jina la Yesu mwami w'abantu, akavogera ubuzima bwanjye, akavogera imikorere yanjye, akavogera ejo hanjye hazaza. Ndatura ngo gwa hasi wa murozi katika jina la Yesu Kristo Nazareti mwana w'Imana ihoraho. Komeza usenge. Ijambo riravuga ngo nta ntwaro bacure kurwanya izagira ikigutwara. Ngaho tangira utwike iyo ntwaro abarozi bashatse gukoresha izo ntwaro z'ubukene, bakoresheje ubukene ngo baguce intege, bakoresheje inyatsi ngo baguce intege, bakoresheje uruzingo ngo baguce intege. Tangira ukatagura izo nyatsi katika jina la Yesu. Ndatura ngo umuriro w'Imana twike inyatsi yose katika jina la Yesu. Umurozi yashatse kumbohesha katika jina la Yesu. Ndatura ngo umuriro w'Imana zina rya Yesu twike ubukene bwose umurozi yashatse kumbohesha, isi y'umwijima yashatse kunshyiraho katika jina la Yesu. Handitswe ko ntazakena kuko mu izina rya Yesu Uwiteka ariwe mchungaji wangu katika jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba sitapungukiwa kamwe, kwa Bwana ndiye mchungaji wangu katika jina la Yesu. Handitswe ko Uwiteka ariwe mwungeri wanjye ntazakena katika jina la Yesu Kristo wapfuye akazuka
buri bukene bwose nasunikirwaga n'abapfumu, nasunikirwaga n'abarozi, nasunikirwaga n'abanyamashyari, buri kibi cyose mwami cyari cyarateguriwe mu isi y'umwijima, ikintongerwa, igisunikwa n'abadayimoni, igisunikwa n'ibidafite inyama n'umubiri n'amaraso, katika jina la Yesu icyo ndacyamagana. Zopetese kreholia, amagana ibibi bibona mu buzima bwawe, senya ibyo bibi, senya ibyo byago, senya ubwo bukene, senya icyo gisuzuguriro, senya urwo ruzingo bibonaho, senya urwo rubuyero, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, senya ibyo bihombo, senya ayo madeni, katika jina la Yesu ndasenya amadeni yose Yesu y'umwijima yashatse kumbohesha, katika jina la Yesu Nazareti, senya ayo madeni, senya izo karanda zose, katika jina la Yesu ndasenya zino karande zo mu maraso yo mu muryango, mu ruhande rwa data, mu ruhande rwa mama, mu bo tuvukana, kwa jina la Yesu y'umwuka karande ndawutwika, ndawurimbura, katika jina la Yesu ndawutwika, ndawurimbura. Yewe wa mwuka wa karande we, va ku buzima bwanjye, ndi umwana w'Imana isumba byose, wavutse ubwa kabiri, katika jina la Yesu Nazareti, nta butware n'ubushobozi bwo kandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi, kandi nta kintu kizagira icyo kintwara rwose. Yewe wabukene we, va mu izina rya Yesu Kristo ndasenya kirize, katika jina la Yesu nirukanye kirize imbere yanjye, mu izina rya Yesu Kristo nirukanye kirize imbere yanjye, mu izina rya Yesu Kristo watsinze pfunikuzimu, nirukanye umwuka wo kwizengurukaho, mu izina rya Yesu, umwuka wo kwizenguruka we, va ku buzima bwanjye, katika jina la Yesu. Buri mwuka wose bamboheshejeho kwizengurukaho, katika jina la Yesu ndawuvuma, ndawutwika mu izina rya Yesu Kristo. Bambwe gapfa kazoka aturuta mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wose katika jina la Yesu untera guferinga, untera gukorwa n'isoni ndakuvima, katika jina la Yesu. Guferinga ndabyanze mu izina rya Yesu, gutsindwa ndabyanze katika jina la Yesu, kunanirwa ndabyanze katika jina la Yesu. Atsinda urupfu n'ikuzimu Yesu Kristo. Reka kakanya buri mbaraga zose ziyegeranyiriza hamwe kundwanya mu izina rya Yesu Kristo, iziva mu baturanyi, iziva mu nshuti, katika jina la Yesu, iziva mu miryango, iziva mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, ahantu hatandukanye, kwa jina la Yesu. Buri mwuka wose katika jina la Yesu, buri mwuka wose mubi ushaka kugira ngo mbeho nabi, kwa jina la Yesu, ushaka kugira ngo mbeho mu buryo data twese nyijuru neza tanteganyije ngo mbakubaho, yewe wa mwuka we gwa kwa jina la Yesu. Subira kwa wavuye katika jina la Yesu, wavuye katika jina, wamparaga mbi y'umwijima we, subira kwa wavuye wa jina la Yesu. Ndatura ngo uyu mwuka ukuva subira wavuye mu izina rya Yesu Kristo. Akira kubohoka, akira kubuzima bwuzuye, akira amahoro yuzuye katika jina la Yesu. Akira umugisha w'Imana, buri mbaraga zose zagutotezaga turazivima katika jina la Yesu. Atsinze urupfu n'ikuzimu, buri mwuka wose wagutotezaga, umuriro w'Imana utwike katika jina la Yesu umwana w'Imana nzima. Buri mbaraga zose zakorondoraga, zikarondora intambwe zawe, zikarondora ibyo ukora katika jina, imyuka irondora imigambi yawe, irondora imishinga yawe, ndatwika ndarimbura wewe katika Yesu. Wa mwuka wagenzaga imigambi yanjye, wa mwuka wagenzaga katika jina la Yesu amaproje yanjye, imishinga yanjye, ndakuvima katika jina la Yesu. Mwisi y'umwuka umuntu wese waboshye intambwe zanjye, mwisi y'umwuka umuntu waboshye imishinga yanjye, vimwa rekura umurozi, vumwa zopetese kreholia, aturo umurozi, arekura iyo mishinga yawe, arekura ayo maproje katika jina la Yesu. Atsinze urupfu n'ikuzimu ayo maproje, atura yuko agomba kuva mu maboko y'uwo yafatiriye katika jina la Yesu. Atsinze urupfu n'ikuzimu, atura yuko atura ayo migambi myiza ufite kwigomba gushyirwa mu bikorwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wangu yapakazuka, atura yuko ugomba gusohoka muri ubwo bukodo ushaka kuvamo, atura yuko ugomba kubona akazi ku bina bwiza kwa jina la Yesu Kristo. Atsinze urupfu n'ikuzimu, atura yuko kwa jina la Yesu buri mbaraga yose yari yarakwaritse ku mutwe uyu munsi ibintu bihindutse katika jina la Yesu Nazareti. Atura ko ibintu bihindutse mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ibintu birahindutse, byari bigufiteho ububasha niwo bigizeho ububasha, byari bigufiteho ubutware niwo bigizeho ubutware katika jina. Igaranzure izo mbaraga zari zimaze iminsi zigutoteza, ndigaranzura umwuka wose katika jina la Yesu. Wari umaze iminsi uri hejuru yanjye
kwa jina ya mwuka we va hejuru yanjye kwa hasi mu izina rya Yesu. Hejuru yanjye hagomba kuba umwami Yesu Kristo, hagomba kuba umwuka we, hagomba kuba katika jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, Imana ihora isumba byose. Buri kimwe cyose rero cyishyire hejuru kurwanya ubuzima bwanjye, buri kimwe cyose cyishyire hejuru kumanura hasi. Yewe wa mwuka warwanaga no kugira ngo ntasimburira, warwanaga no kugira ngo ntinjona muri Kanani. Yewe wa mwana w'umuntu we wari wicaye mu migisha yanjye, wari wicaye katika jina la Yesu mu bisubizo byanjye, va mu bisubizo byanjye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, va mu bisubizo byanjye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Buri muntu wese mwami wicaye mu mugisha wanjye, buri muntu wese wicaye mu masezerano yanjye, buri muntu wese wacyamitse agacyamika mu byanjye katika jina la Yesu mwese y'umwuka, akaba ari ufatira imigisha yanjye, akaba ari ufatiriye ejo hanjye, akaba ari ufatiriye amasezerano yanjye. Wa mwuka udafite inyama n'amaraso w'umwana w'umuntu cyangwa umuzimu cyangwa igini, va ku buzima bwanjye kuri byanjye mu izina rya Yesu, kuri byanjye mu izina rya Yesu Kristo watsinze kuzimu. Ndabohoza inyenyeri yanjye yose wa jina la Yesu yanyazwe, kwa jina la Yesu ndayikurikirana ndayigarura, wa jina la Yesu ndarekipera inyenyeri yanjye y'igikundiro mu izina rya Yesu Kristo, ndarekipera inyenyeri yanjye y'igikundiro mu izina rya Yesu Kristo, ndarekipera inyenyeri yanjye yo kuvuga nkumbwa mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, ndarekipera inyenyeri yanjye y'ukuboko kwiza izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, inyenyeri y'ukuboko kwiza ndayirekipera mu izina rya Yesu Kristo. Inyenyeri y'ingendo zanjye ndayirekipera mu izina rya Yesu, ndarekipera inyenyeri yanjye y'ingendo kwa jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, ndarekipera inyenyeri y'ubutunzi bw'amafaranga katika jina la Yesu, ndarimbura buri mbaraga yose yafatira inyenyeri yo gutunga y'ubutunzi bw'amafaranga kwa jina la Yesu. Umwuka wa mamoni, umwuka wa mamoni, umwuka wa mamoni uhambira amafaranga ngenda kuvuma katika jina yewe daimoni mamoni, va imbere y'amafaranga yanjye, rekura amafaranga yanjye daimoni mamoni, rekura amafaranga yanjye katika jina la Yesu. Jini beruni acha uchumi wangu katika jina la Yesu. Ewa jini we rekura ubukungu bw'uyu muntu, rekura ubukungu bwanjye kwa jina la Yesu watsinze urufini kuzimu, kwa jina la Yesu Kristo watsinze urufini kuzimu. Ijambo rivuga yuko ubutunzi yamize azabuhubuza kwa bukabuva mu nda kwa jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndatura kano kanya muri aya masaha mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubutunzi bwamizwe n'inzoka katika jina la Yesu Kristo Nazareti mwana w'Imana nzima. Uyu munsi buze, uyu munsi inzoka iburuke, umunsi inzoka iburuke katika jina la Yesu Kristo Nazareti mwana w'Imana nzima. Umuroza buruke katika jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Zopetese kiria horia pata sakra babari uborede kiria, tangira katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Zopetese kiria horia bohozo umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Abana b'umwijima batwaye katika jina la Yesu, bohoza umugisha abana b'umwijima batwaye, bohoza katika jina la Yesu. Bohoza ayo masezerano, bohoza imodoka, bohoza iyo nzu, bohoza urwo rugo, bohoza urwo rubyaro, bohoza iyo mariage, bohoza izo ngendo katika jina la Yesu. Atura ko buri muntu wese wicaye mu ngendo zawe wa jina la Yesu atsinzwe, atura ko atsinzwe, atura ko agubishije kuko ijambo ryavuze yuko katika jina la Yesu azohereza amavubi katika jina la Yesu akatujya imbere, katika Yesu akirukana ababisha bose tuzageramo aka kanya. Ndatura ngo amavubi mwami ambanzirize katika Yesu, yirukana abashabanje, yirukana bicaye mu masezerano yanjye, yirukana bicaye mu iduka ryanjye katika jina la Yesu, yirukana bicaye katika jina la Yesu mu mbaraga z'umwuka wera muri business yanjye, yirukana bicaye mu muhamagaro wanjye katika jina la Yesu Kristo atsinze urupfu n'ikuzimu. Zopetese kiria, komeza usenge katika jina la Yesu Kristo atsinze urupfu n'ikuzimu. Aya masaha ni amasaha yo kubohoka kwawe, ni amasaha yo kwakira umugisha wawe wanyazwe, ni amasaha yo kwakira ibyawe byose ubwami bw'umwijima bwashatse kwiba katika jina la Yesu, ndetse ni amasaha yo kugarura katika jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima ubutunzi bwawe bwamizwe bungori. Yobu igice cya 20 n'umurongo wa 15, Yobu igice cya 20 n'umurongo wa 15 handitse ngo ubutunzi yamize bunguri kandi azaburuka, Imana izabuhubuza mu nda ye. Zina rya Yesu Kristo aturatikano kanya mu mbaraga mwuka wera. Buri murozi wese wamize ubutunzi bwanjye, buri nzoka yose yamize ubutunzi bwanjye, ndabuhubuza yo mu izina rya Yesu. Ndahubuza ubutunzi bwanjye mu mubiri w'inzoka kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wapfuye akazuka, kwa jina la Yesu wapfuye akazuka. Ndahubuza ubutunzi bwanjye mu nda y'umuntu wese wabumize mu izina rya Yesu, mu nda y'umurozi
umize kwa jina Yesu. Ndabuhubuza ubutunzi bwanjye bwamizwe katika jina Yesu n'umwanzi Satani kwa jina Yesu. Ubwamizwe n'abarufi, ubwamizwe n'abakonikoni, ubwamizwe n'abantu bo mwijima, muboroke kwa jina Yesu, muboroke kwa jina Yesu, muboroke katika jina la Yesu. Muruko ubutunzi bwanjye mu izina rya Yesu, muruko ubutunzi bwanjye bwo mu mwuka mu izina rya Yesu, muruko ubutunzi bwanjye bwo mu mubiri mu izina rya Yesu Kristo. Tsinzira kuni kuzima ndatura ngo muruke ubutunzi bwanjye bwo mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo muruke ubutunzi bwanjye bwo mu buryo bw'umubiri mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Yobu 20:15 handitse ngo ubutunzi yamize bunguri kandi azaburuka, Imana izabuhubuza mu nda ye katika jina Yesu. Ndatura ko Uwiteka ahobuje mu nda y'abadayimoni ubutunzi bwanjye bari bameze mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura yuko Uwiteka ahobuje ubutunzi bwanjye mu nda y'abakozi ba Satani bamize kwa jina Yesu Kristo. Ndatura umwana w'Imana nzima. Ndatura ko Uwiteka ahobuje ubutunzi bwanjye mu nda katika Yesu Yesu y'umwijima kwa jina Yesu y'umwijima. Roko ubutunzi bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, roko ubutunzi bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, roko ubutunzi bwanjye mu izina rya Yesu Kristo kwa jina Yesu. Ndatura kugira ngo akakanye imbaga zose zari zaramyoza ubutunzi bwanjye ziburuke kwa jina Yesu. Wa mupfumu roko ubutunzi bwanjye, wa murozo roko ubutunzi bwanjye kwa jina Yesu. Wa mwana wo kurimbuka we roko ubutunzi bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Wa jini we roko ubutunzi bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Wa muzimu we roko ubutunzi bwanjye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Wa mwana w'umuntu we ruka kwa jina Yesu ubutunzi bwanjye kwa jina Yesu. Ndatura ngo izi mbaraga ziruke umugisha wanjye, ziruke umugisha wanjye n'aya masaha ziruka, n'aya masaha ziruka, ni iminota ziruka kwa jina Yesu. Ntabwo ari ejo, n'uyu munsi izi mbaraga zigomba kuruka ubutunzi bwanjye katika jina Yesu. N'uyu munsi imyuka abakurambere igomba kuruka ubutunzi bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. N'uyu munsi imyuka bidafite inyama n'amaraso bigomba kuruka umutungo wanjye kwa jina Yesu. Wa mwuka udafite inyama n'amaraso ruka ubutunzi bwanjye ubwo ufatiriye mu myaka 20 ishize, ubwo wameze mu myaka 30 ishize, ubwo wameze mu myaka 10 ishize, ubwo wameze mu myaka 5 ishize, ubwo wameze mu myaka 2 mu mezi runaka ishize. Buroke kwa jina la Yesu Kristo, buroke kwa jina la Yesu Kristo, buroke kwa jina la Yesu Kristo. Ubwatwawe ni kuzimu, ubwatwawe n'abakozi ba Satani, ubwatwawe kwa jina la Yesu Kristo zareti n'abajura bo mu mwuka. Ndatura mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima kugira ngo ubutunzi bungarukire kwa jina Yesu y'umwijima. Ruko ubutunzi bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, ruko ubutunzi bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, ruko ubutunzi bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, ruko ubutunzi bwanjye bugaragara mu izina rya Yesu Kristo, ruko ubutunzi bwanjye butagaragara mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami, ngo haye icyubahiro, ngushyize hejuru kwiza imbaraga zurutse ubutunzi bwanjye. Nuhabwa amashimwe, nuhabwa icyubahiro. Komeza wature ko hari ikintu kirutse ubutunzi bwawe, hari umugabo urutse ubutunzi bwawe, hari umugore urutse ubutunzi bwawe, hari umukecuru urutse ubutunzi bwawe utaruzi, hari ubutaka burutse ubutunzi bwawe katika jina la Yesu. Komeza usenge, ukomeze kurukisha buri kintu cyose gifite ubutunzi bwawe mu izina rya Yesu. Reka hagire business uruko ubutunzi bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka hagire umuhamagaro uruko ubutunzi bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka hagire impano iruko ubutunzi bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Reka hagire mu izina rya Yesu Kristo mu isi y'umwuka ikintu cyose cyari gifasha ubutunzi bwanjye cyarabumize kiburuke kwa jina la Yesu, kiburuke kwa jina la Yesu. Urakoze mwami ko cyari cyaramize ubutunzi bwanjye kiburutse. Amashimwe n'icyubahiro bikugarukire mu ijuru no mu isi mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Amen, amen. Izerere muri risengesho, izerere muri risengesho. Imana iguhe umugisha. Hari ibigomba kuruka ubutunzi bwawe kandi biraburekuye. Imana ikugirire neza. Ngaho komeza kubana natwe mu bihe byo gusenga, ukanda subscribe, ukanda s'abonner mu gifaransa kugira ngo ubane natwe kuri iyi channel nziza y'amasengesho, kandi ntukibagirwe gukora share. Uwiteka kugirire neza. Shalom shalom. Nakagaruka naheje.